Yesu ashimwe nshuti za Resi Therapete. Imana iguha umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga udasiba. Imana ntizasibe kukumva kandi Imana ntizasibe kukumvira mu izina rya Yesu. Wowe ukunda ijambo ry'Imana by'umwihariko, Imana igukunde ikurutisha abandi. Uri umunyamugisha ntabwo usanzwe. Tugeze muri Samuel wa mbere rero, nk'uko mubize twatangiriye mu itangiriro kandi tuzasoreza byahishuwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino shene, iyo niyo ntego dufite. Twihaye intego yo gusoma ijambo ry'Imana byibuze rimwe ku munsi ukagira byibuze ijambo ugendana. Ijambo rimwe ry'umunsi rishobora kukwicira abadayimoni ibihumbi n'ibihumbi. Ijambo rimwe ry'umunsi rishobora gukuraho bariyeri nyinshi cyane zari ziguhagurukiye. Ijambo ni inkota. Ijambo ni inkota. Ntuzajya ugenda ufite ijambo, ujye ugenda ushikamye, ujye ugenda uhagaze, ujye ugenda ukomeye, ujye uvuga ngo ufite ijambo. Uwo umunsi mubi ushobora kugira mu buzima ni umunsi wo kubaho nta jambo ry'Imana ufite muri wowe. Ku buryo ushobora guhura n'igitero, ugahura na Satani, ukabura ikintu umubwira. Yesu yatsindishije Satani ijambo rivuga ngo haranditse ngo ntuzagerageze Uwiteka Imana yawe. Niba hari ubwenge umukristo yakagombye kugira, ni ukugira ubwenge bwo kugira ijambo ry'Imana. Niryo ryonyine Satani atinya. Nta kindi kintu atinya. Atinya umuntu ufite ijambo, kuko azi ko muri kamere y'ijambo habamo kurema. Icyo uvuze ukivugiye mu ijambo ry'Imana kiba gutyo, nta discussion. Ikintu cyose uvuze ukivugiye mu ijambo ry'Imana kirarema. Imana igukundishe ijambo rero. Turi muri Samuel wa mbere 7, turasoma kuri 3 tugeze kuri 5. Haranditse ngo maze Samuel abwira inzu ya Isiraheli yose ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imana z'abanyamahanga na Shitaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, aba ari we mukorera Musa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisiraheli bahera ko bakuraho Babali na Ashitaroti, bakorera Uwiteka Musa. Bukeye Samuel aravuga ati, nimuteranye Abisiraheli baze i Misipa, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Amen, amen. Ikintu gishobora gutuma utsinda Umufilisitiya nta kindi, ni ugukorera Uwiteka Musa, ni ukugarukira Uwiteka Musa, ni ukugira agakiza gusa. Agakiza nyagakiza, agakiza katavangiye, agakiza katabangikanyije. Twabonye ukuntu Umufilisitiya uyu munsi umurwanya, akamenya ko wamurwanye, akakureka, akaba yanagusubiza ibyawe yakunyaze, ariko ejo arongera. Ntabwo ajya arekeraho. Ni umudayimoni mubi, ni umurozi mubi, igihe cyose akugendaho. Agutegera iburyo watsinda, mu kanya wahindukira ukamusanga ibumoso. Akurwanyiriza muri Kigali, wakwimuka wakurura indege akagusanga i Burayi. Uyu munsi agutera mu rugo, ugasenga, ukamutsinda, urugo rwawe rukabaho, ariko ntanyurwa, akajya gutera mu kazi kwa bosi wawe. Umufilisitiya ntanyurwa, arabizi ko atsindwa, ariko kandi arabizi ko agomba no kurwanya, kuko nawe afite imbaraga. Umufilisitiya afite imbaraga, araniyemera cyane burya. Rero ikintu cyonyine gishobora kugutsindira uno mudayimoni w'Umufilisitiya nta kindi, ni ubuzima bwo kwiyegurira Imana burundu, ni ubuzima bwo gusenga ubudasiba, ni ubuzima bwo kwiyeza cyane, ni ubuzima bwo kutivanga n'amahanga, ni ubuzima bwo gukuraho za Bali na za Shitaroti ukazikura ku buzima bwawe, ni ubuzima bwo guhora weza. Iyo uhora wera, Umufilisitiya ntabona icyo akora.
Imana igukiza amaboko y'Umufilisitiya. Iyo wemereye Imana igakorana nawe, iyo wemereye urukundo rukaba muri wowe, kuko Imana ni urukundo, ukagira urukundo, marigire y'inzangano ziri hano hanze, ukabiba amahoro, marigire y'amatiku n'amakonfiri ahari, ugakiranuka nubwo bikugoye, ukihangana, Umufilisitiya aratsindwa. Abarozi batsinda, ikintu gitsinda abarozi cyane mu buzima bwo kwera. Gusenga ni intwaro imwe, usenga saa 6 saa 7 z'ijoro, ukamukubita agatsindwa uwo munsi, ukagira agahenge k'icyumweru, ariko mu kindi arongera akabyuka, akaba yaraguteye ari mu isura y'umugabo, ejo bundi akagutera ari mu isura y'umugore, ejo akagutera ari mu isura y'abana bawe, ejo akagutera ari mu isura y'umuturanyi, akagutera ari mu isura y'umukorege mukorana. Umufilisitiya ariyoberanya, aza mu buryo butandukanye. Igihe cyose ararekonesa ko wamutsinze, arabizi uri umunyembaraga, yaguteye akuzi kuri Umwisiraheli watsinze kwa Farawo, arabizi iby'Imana yakoreye Abanyegiputa, arabizi ko kwa Farawo n'ingabo ze bose bashiriye mu nyanja itukura. Yaguteye azi icyo uri cyo. Ariko rero kuba yaguteye azi icyo uri cyo ntabwo bivuze ko atari bugushobore. Ntabwo ajya arekeraho. Ikintu kizatuma Imana igukiza amaboko y'Umufilisitiya burundu ni ubuzima bwo kwiyeza, ni ubuzima bwo guhora ushaka gukiranuka, ni ugufata Imana ukayikomezaho, ni ukwizera Imana cyane, ni ukutabangikanya Imana n'izindi mana, ni ukudashayisha, ni ukureka ibindi ukemera Kristo musa mu buzima bwawe. Ikintu gikora uzagira ubutsinzi, ikintu gikora uzatsinda ndetse no kurushaho, ikintu gikora azagutinya. Imana izagukiza amaboko y'Umufilisitiya. Maze Samweli abwira abantu ngo noneho muzi Misipa mbasengere, kuko mwemeye kwakira Imana muri mwebwe mukayigarukira. Abisiraheli Samweli yababwiye gutya bahita babyumva, kuko reka nkubwire, niba hari umwuka mubi ubaho, ni umwuka w'Umufilisitiya. Aragutesha umutwe, agutesha umutwe ukabibona, ugatabaza abanyamasengesho, ugatabaza abapasiteri, ukajya hirya no hino, arakuzonga ukabimenya, ku buryo iyo ugize umuntu amahirwe, umuntu akubwira ngo bigenze gutya, urabikora kuko uburushye. Samweli rero arabibabwira, arababwira ngo nikuro za Bali na Shitaroti muhirike, hanyuma mukorera Uwiteka musa. Ntago bajuyaje. Abisiraheli bahise bakora icyo Samweli ababwiye. Bamaze kubikora baratsinda. Abisiraheli baratsinda, Abafilisitiya baratsindwa. Maze ngo Samweli arabasabira, Imana irabumva, kuko Imana yari imaze gufata place yayo. Uwiteka ni Imana itabangikanya, ntago yagutsindira abanzi bawe mu gihe umunsi wa none urasenga, ejo ukajya mu byaha. Umunsi wa none uriyiriza, ejo ukajya mu byaha. Umunsi wa none ntago wiyeguriye Imana, ntago wabigumyemo, ntago byabaye kubyirunduriramo. Ubuzima bw'ubutsinzi bugendana no kwirundurira mu Mana. Iyo wirundiriye mu Mana cyane, ubutsinzi burakorohera gutsinda, uhinduka umutsinzi ubuzima bwawe bwose. Byirunduriremo, wibijyamo uri hejuru, wibijyamo igice, wisenga ku cyumweru cyangwa ku isabato ngo indi minsi ube wibereye mu by'isi. Oya, cyane igicaniro cy'Uwiteka mu buzima bwawe, cyane igicaniro cy'Uwiteka mu rugo rwawe, mu kazi ukigendane, muri karitsiye bamenye ko uri umukozi w'Imana, uri umunyamasengesho, uri umukiranutsi. Imana uyipresente, ukorera Imana yonyine, nawe ubutsinzi buzaba ku buzima bwawe. Gira uwo muco niwo ngusabiye mu izina rya Yesu. Nanjye ndagusengeye nk'uko Samweli yasengeye Abisiraheli. Nanjye ndagusengeye, ngusabiye imbabazi ku cyaha cyose cyaba cyaratumye Umufilisitiya gutsinda. Ndakwaturiyeho amaraso ya Yesu aguha intsinzi, umwigaranzure mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none wakire gutsinda, ariko kandi uve mu byaha, ariko kandi ukiranuke mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.